hano niho hantu navuze inkuru ya djtoxxyk duhera aho ngaho toxxyk ngo bamaze kumenya ko atazagwa mu mezi 6 mbabare cyane inkuru yasohotse ivuga yuko bamaze kumuregera urukiko rukuru cyane ibyo ngibyo byarakansorinzwe hari ibyo bavuze umuryango watumye umuntu wabo yitaba Imana wamaze guhabwa gutanga imbabazi noneho icyaha mu busanzwe kigenda gute ahubwo akaba kakano ko kuvuga ngo uyu ni umusitari nyabuneka nawe aho urugero fatizo ejo abantu batanabyitwaza toxxyk ni wa muntu ujya mu after party twahabaye za Rwanda convention 00 tumugezeho gute nahere inyuma gatoya wesifura amasegonda ninjire nimba dumbaza akarira temere nuranyandagaje kandi nukori any movement ndakumenagura icyo kintu akagiteguza akakivuga tujye tubyumva ukanacyemere nutajya wisobanura udasaba imbabazi akajya muri the choice ubwo kandi yari afite platform ubundi ko atagiye kuyi mero davuye mu nama y'umushyikirano ari kuvugira aba YouTube aba content creator ayiji dekata yigira guhemba ntago mwirirwa ku live ya TikTok ngo mubone umwana w'intare ko narabona yazamuye mubone roza abo batumba si roza uwo melody wese uri kujya kubavugira we nta ntarashaka iyo bayimuhaye nta koma yomba ati mwidishye ako kuri TikTok abo babushari ntago ujye ubumva bavuga ati narimburaye nkuru wabonye ivuga ko melody yageze agacanga mu kirwa akagira ibibazo byo mu mutwe akajya kureba umusaykologist muri leta zunze ubumwe za Amerika Bruce Melody yagaragaye ajya gucekinga indwara yo mu mutwe nyuma y'agahinda gakinduye kubera dekate yaraje aramumenagura aravuga ati agera haravuga ati wowe ntago womonganye ntiwataye urugo mama yake abana nibagukumbuye mama yake uburwayi kanseri uwo si dekate miliyoni 120 kongeraho media tour yakoze za Kenya za Uganda za Tanzania ongera agakeregeshwa yahaye Chibudenga ongeraho tour yo mu Rwanda afitemo uburenganzira kubira iriya video yaraheze kuri zira miliyoni yarayanze Diamond yibereye mu Bugande yabacitse abataye Tanzania ari kugendera mu ndege na Debeni aka Duway ngo abana ngo nibamuheruka biriya si ukwandagaza yirirwa rekura ama challenge noneho bari ku mapiano bari gucimaka mugufatirane na pompomu yemwe mwabagabo mwe aho miliyoni 6 nabagana ne bazi baboheyeho murabagome yemwe mwabagabo Bruce Melody ngo mwaje gusanga ngo yaragize ikibazo cy'uburwayi bwaho navuze akajya gucekinga umuganga muri leta zunze ubumwe za Amerika ibya bindi bakubwira ngo iyi game nta rukundo rurimo ni sinabyaye buri wese aragucurwa ahita kumenagura buri wese aragucurwa ahita gutwara projet ntabwo ejo bundi Soroba ari muri Big Mind n'ibiki bincamo nibwacyakazana ngo The Forest rahira imbere y'Imana nimba ruri muri iyi game ko butakekira Imana kazana nawe filime yambaye ibya gisirikare nawe bari kujya mu ishyamba ninde wazanye content imbere y'undi ntago umuntu bita Soroba bari gushinja ubujura bukomeye icyitwa ngo mani heyesi ngo noneho ngo mu kiliziya cya Yesu kandi ubwo icyo kiliziya ubwo merukaha Soroba yari yicaye byo nibyo byamuteye agahinda akajya kwiba amaturo mu nzu y'Imana Soroba byo nibyo byamuteye agahinda ese Soroba asanzwe akora ibiki niwe wavuzwe mu nkuru z'abapfubuzi Soroba niwe wavuzwe mu nkuru z'amapranka ngo bamufungiye mu Bugande ugaca agasora film nyakisati mwirukana rebe ko bazongera gukandaho ako nawe ufana poesa cyane oya ibyo birasobanutse bazahereze stage Nyakisona Puisa kabisa noneho muri Genzi Comedy bahangane na Diwoyande ya Kiramani na Nsabi nihaye icyumweru cyo gukora tour hano mu gihugu ndahera kuri channel zose nagiye mpereza ikiganiro ariko Nyakisowe birakomeye birakabije azirukane Puisa kabisa rewe katazajya arara mu cyatano twongeye kuba ikaze abakunzi ba Precision TV
aho muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye za Canada ndetse n'abumva ururimi dukoresha aho muri hose turabifuriza umunsi mwiza ndetse tunakomeza kwifuriza igisibo cyiza abayisilamu. Hano turi ni kuri Precision nk'ibisanzwe mu kiganiro Behind the Fame nkuko muri kwibona imbere yanyu bwamamare se mu mirongo mukadanse aso mukadanse ryavuye man banyita umukada witeretse kabisa, umukada w'abanyarwanda. Ariko nanone hakaba ukuntu tugenda dushyiraho akantu k'akagresiyo ku buryo bucya nka nyuma y'amezi 6 ugahita uba erikada. Mwacunga nabi ndi kubona aba diaspora bari kundeba ijisho ryiza ericoro. Cyangwa ushaka kuzigira ericapo man. Oya ericapo Guzman. Oya bari abakoze irindi bara. Ahubwo bisaba ngo umenye meaning iri mu kihe kirimi subwabyo, ni iki Spanish ni igiportugize se bisobanuye iki? Ayo tuba tugomba kwita amazina ariko agendane n'ubutwari. Intwari ni yatabarutse ariko nubundi wakora ibyiza. Jambo ry'Imana niryo rivuga ngo ese nimukora ibyiza ntimuzemerwa. Hakumuka ugisoma na Bible burye. None se utangiye neza uvuga ngo igisibo cyiza ku bavandimwe b'abayisilamu. Ariko ku nkomoko y'iryo dini ibisasu biri kunyuranamo gutya amadorone. Arabia Saudite, Qatar indege zahagaze. Arabia Saudite Cristiano yamaze guhunga. Baburetse gato. Ba Putin biintroduce. Urumva atari ikigobe cyose. Kim Jong-un wa Korea y'Amajyaruguru we yavuze ngo birababaje kugira puppet nziza none ukabona nta muntu uri kugusaba ubufasha bwo kuzikoresha mu mukino. Ubwo ijambo puppet rivuze iki? Bisobanuye nk'ibikoresho kabisa. Kuba ufite toy nziza, reba zino toy abana bakoresha, ukabura umuntu uzi gusaba ngo uzishyire mu mukino. Kuvuga ngo abantu bose hari amashagaga nawe arimo aravuga ati gutegeye ko puppet kingi wanjye. Covid yaraje hagarika ubuzima, ihagarika ibintu byinshi, imyidagaduro, indirimbo ntizisohokere ku gihe kubera ka abantu bari mu kato. Ukabona amafilime Hollywood, imipira nama awikuru abantu batwaye ibikombe muri Covid nta byishimo. Abafana batari buze ngo baserebure. Nta cyiza cy'intambara, abantu batangiye kugira ubwango niyi ni nambara ya gatatu. Umaze kutubwira ngo Cristiano kano kanya yamaze kwikurira utwe yahunze. None se Cristiano baramubajije ati yari arimo yirata ari muri interview ati ninge muntu wa mbere kwisuzi n'abantu benshi ndakubujije. Umunyamakuru ati rakareka Piers Morgan ati Trump dakurikirwa na miliyoni uyu wejo mu gitondo ati ngiye burya amazi imyaka 20 ndi kuri Kadance. Abamurikirana birasobanuye. Ngenzwe Europa, Afrika, Aziya hose. Ati umufana w'umupira wese adakuye make se bakamwahuranye. Rora umodoyise. Ese yagiye niki kuvuga private jet. Iyo si ni nkuru kubera ko niko mwisi biba bimeze dukikutse bya Ukraine Imana yaraturinze ariko Iran gufata supreme waho bakamumena. Ubwo kandi bari bamaze iminsi bashimuse gake naye bamukuye mu Amerika. Ubundi iriya niyo demokarasi batubwira ko iriya niyo demokarasi. No hazahayobora uwo bashaka. Yego iriya birababaje. Umva nkwibwirira mu inzira cyo. Ndashaka gushima Imana. Ibyo ni amakuru abahari Yego ntitugaheranwe nayo, twiganire shobi. Twe turi nakure muri East Africa. Sinzi ko ibyo bibombe byapfa guhita ntago byahita bitugeraho kabisa kano kanya. Ariko mu byishimo rusange hari ikintu isigiye guhungabanaho cyane ko ibihugu bihita bifata uruhande. Waruvuze ndashima Imana. Gikada ngo hari filime igiye guca impaka anytime ishobora guhita itangira no guca kuri zacu TV. Ariko igitekerezo kiri behind ya project kimeze gute? Aba superstar bayirimo bose imeze gute? Launching yaho izaba yitabiriwe n'abakire bameze gute n'abayobozi bakuru muri za ministeri z'urubyiruko? Ese nyuma yaho ubucuruzi bwayo
ni ubucuruzi bugendana n'imirongo migari, ubwo ni kuvuga digital market twinjiyeho. Ese abo bagwiza tunga ayo ma website bagomba kudukanya. Hari Projiza na Nita Pendo akabana, hari Projiza DJ Briane akabana. Back in the days muri introduction ya Neri Wilson Misago twabonaga za City Med zirimo abantu nka ba Mico the Best, harimo ba Bruce Melody, aba Majid the Black muri Seburi koko nayo kandi koko muri filime, kandi koko muri filime hari projet ngari ureba ukavuga ngo nimba ndi umukada nkaba nayigaragaramo na Mama Skova ari bwicara avuge ngo nanjye iyo bambwira nari gushima Yesu, Disikrema akavuga ati iyo bambwira nari gushima Yesu. Ubu nashaka kujya ngo bivuge handi King, mbivuge handi King wowe ntabwo wirirwa wirukanka inyuma y'abitwa ba Muzosi. Icyo bakoze bentroduiza abanyakso ntabwo gisobanutse. Ese nyakso bajya kuri za Freemax barekiriswa ngahe, bahabwaga iki, biteretse aba mastermind rero biyo game muri icyo gihe. Tubona za Metre Nzovu, tubona abantu ngo ni muri nation n'ibiki, ngo ni muri nation n'ibiki. Byagenze gute, batandukanye gute? Ubu ba champion ntago bari kunyumva, batandukanye gute? Ni bya bindi bakubwira ngo iyi game nta rukundo rurimo, ni sinabyaye. Buri wese aragucurwa ahita kumenagura, buri wese aragucurwa ahita gutwara projet. Ntabwo ejo bundi Soroba ari muri Big Mind n'ibiki, ariko tukiraho ntabwo Soroba umva nkubwire ntibwacyakazana ngo The Forest rahira imbere y'Imana nimba wari muri iyi game ko butakekira Imana akazana nawe filime yambaye ibya gisirikare nawe bari kujya mu ishyamba. Ninde wazanye content imbere y'undi? Wazanye content imbere ni The Forest, kuko episode ya mbere ni na mujye ufata iminota yawe uvuge, ntago uri uruhinja shutinze rwose. Nitugera muri cinema twongere dutangire. Ntago umuntu bita Soroba bari gushinja ubujura bukomeye, icyitwa ngo mani heyesi ngo noneho ngo mu kiliziya cya Yesu. Kandi ubwo icyo kiliziya kubera ukuntu ubukwe bwatunguranye urabona ko nta korari ihari, umwuka wera ubavugiramo, baratangira bazamukana n'abandi bantu babutashye b'abakozi b'Imana. Kirogoye ibiritambitse ubwo merukaha Soroba yari yicaye ahangaha kabisa ari kuganira na Puisa. Yego Puisa kabisa nyakisari mwirukana rebe ko bazongera gukandaho. Ako nawe ufana Puisa cyane. Oya ibyo birasobanutse. Puisa kabisa mu cyongereza mu mayeri mu turingosho bazahereze stage Nyakso na Puisa kabisa. No muri Genzi Comedy bahangane na Diwo Yande ya Kiramani na Nsabi. Urakoze cyane. Ese muri game harimo urukundo hejuru yuko Nsabi nawe yahise ajya kwihugiraho amashopi Musanze arafungura akanya kaba gake kuwa muzamuye witwa Kiramani. Ese Kiramani azamurwa na Nyakso muri Afrimax badahembwa, ubu ntago yabona decadence ya Nyakso akajya kumutaba. Kwanza umwandiko ni cinema, umwandiko wose ndawuhinduye. Je managize gukomeza ubanze unyapude muri Afrimax. Nyakso arekiritwa agenda nk'igikoma ngoma, ahabwa imodoka yo kugenderamo. Kiragihembwaga miliyoni bro, ahabwa kera mbere y'umwaduko wa Covid. Niho turi winzana muri Covid nibwo hazaga za military turi imbere. Ntago yajyanyeho bayisha niba mu backing baza ba yego yigire mu zindi nshingano za down day wayase kandi zabase kandi nawe azenguruka umugabana akubwira ati ngende umusore w'igikwerere w'igishongore kubujije cyane. Ngiye nagize ngo ara nta amafaranga yiboneye ahubwo abatuma zenguruka ayatoraguye se amafaranga za sudakora afitiye pro. Uriya ni Jafeti utegura za komeda akajya guperforminga nayija. Ntagabo bazamukiye muri Daymaker. Ariko King wajumba bari atukaye Daymaker ya Clapton ndayibona irimo bazaba irimo abitwa bigomba guhinduka. Ntayuzi ndayizi bose ndabasi ubuheta n'ubuheture babakurikiye. Ntago harimo abitwa ba Ravaneri.
Ravanel akaba ari n'umucontent creator ari kwitara ajya konka bitwa barinda ajya kwirirwa bavloginga nabakorana za reality n'ibiki bari yaramuritswe na Nyakso aba barejisi bari kwidemarika bamuritswe na Nyakso aba bakiramani pahembwa Nyakso yavuganaga n'umukira kamuhemba kaza akareba ubuvungukira hakiramani decadence ye ntago yamutabara Nyakso ubu ufite filime cyangwa se ubwo se turazita filime short n'amashot comedy akora amashot comedy na shot movie nta nimwe iri mu 15 Nyakso afite amavideo arenga 40 ari hejuru ya miliyoni arimo afite na video iri kuvuga yuko ubu ngubu Kiramani afite amavideo adafite izo views nawe arazifite ariko yazanywe nande turi kuri Nyakso yasubiye inyuma erekana Kiramani nakwereka nk'eshatu yanazanyemo umuzungu zitageze muri 30 kandi nawe yarabaga ari muri 200 yabaga ari muri 400 nasugo ngiye buriya ntekereza ko y'Uruganda ariko Nyakso we birakomeye birakabije azirukane puisa kabisa arewe ko atazajya arara mu cyatano puisa kabisa Soroba namusiza Soroba ni yazanye The Forest bagaca kubera ko boss uhemba boss ushumbye boss none ufite amafaranga akazana indi nayo yo mwishyamba kandi bambara n'ibya gisirikare The Forest suko yazibye ahubwo n'ubungu bagiye gushyira filime igitekerezo cyari kiza ariko bije nayihari abakire niyo mpamvu bazahora bakira dance na amafaranga yo gushora muri movie abari amafaranga menshi umukada abari menshi igitekerezo umva ibyo bintu simbishaka haje umukire ukunda cinema bamwitanira Wilson Misago ni umuboss ahubwo nanjye rwose arakureba akagutera iteka we Nsabi nimba uri guhugira ko ya BJO bija ni yawe Dr Nsabi mukikwamira Musanze mukirekura ama episode yanyu mukaza nka rimwe mu cyumweru kuri Big Mind aho ngaho umukireneri Wilson Misago arabareba abahereza kayabo abazane kuri zacu we Papa Sava urimbaka kwanza neri ana managinga ni ntuza Papa Sava yego akamureba akavuga ati nawe bamenya consistently depuis 2020 waciye imaka ndabahuriza muri filime buri wese ndamuhiza miliyoni 70 ubuzima buhita buhinduka uriya rero ari hariya kugira ngo nabone igitekerezo cyiza cya filime akublessing ukizane ya blessings abitwa baba havuri Jeannette batanga ubuhamya ya blessings ubuzase buri koko zaragarutse ari ku rwego areba ajya mu Buhinde ni Bollywood bayitangwa iki mu Buhinde bayitangwa iki akajya yose agakora iki Hollywood yo niyo muri Amerika Bollywood akareba filime yitwa Karina akaza kayihindura Kariza wa Karisa bakayidabinga igitekerezo ari kimwe igahita itangira guca ku mashene yo muri za Cote d'Ivoire za Mali ari hariya ngo ukora igitekerezo nkuko The Forest yararaga mu 400 igitekerezo cyari kiza habura finansoma dadiwa atakinga offer byo nibyo byamuteye agahinda akajya kwiba amaturo mu nzu y'Imana ndakuje Soroba byo nibyo byamuteye agahinda ese Soroba asanzwe akora ibiki niwe wavuzwe mu nkuru z'abapfubuzi Soroba niwe wavuzwe mu nkuru z'amapranka ngo bamufungiye mu Bugande ugaca gasora film bivuze ngo ni yaba prank ko nabyo birashoboka tujye turi mu mpande zombi kuko agiye gusora nawe agiye gusora abo yabikoreye nabo nabami ba prank hano mu gihugu twari dufite back in the days Asia yagiye muri Amerika ako mukada tukiri naho hantu bahavu Jeannette na Freri bari abami b'amapranka ubu ntago ari mikina aga niki batakora none akajya muri nuza sumukada buriya Soroba yagenda agafata amafaranga mu matura agamije kuyiba ngo 5 hano 5 ese none ko bamaze igihe bari kuganira baseka murebe video yerekanywe yaje abavugisha bamusubiza bavugisha anakuramo n'amafaranga rega barabirebaga baranaseka nawe arakaye wabonye ukuntu incabwenge zikora king ni vuba ugihumbye baba wabonye incabwenge za cinema nese umukada yinjiyemo agatanga umutahe we ni cye kibazo kirimo ni iki no muri filimi zidemarika bakoci gahere bakayirwarira indege
iyi yagace kuri website yacu rock icyo twamukoze Wrath of Soldier nubwo itateye aka gatatu ariko ifungo yabyajemo bishyura 5 rirasobanutse Abanyarwanda bari supportive abanyamahanga noneho batavuze blessing yo kuvuga ngo twaryohewe idemarike ntabwo ari byo yakoze se EP ya Platini kera shaba yiroshyeho nitwayimenye hanyuma bamenye ubwenge iri kuri YouTube hanyuma tuba twicariye hano muri 10 tutu n'ahantu heza waza ugasohokera hari ama lodge hari sauna hari akabari keza ndetse hari na brushette nziza n'inkoko bahita 10 tutu iri hano ruguru ya Green Corner inyamirambo twaraye tuhagiriye ibihe byiza ikintu cyitwa igisiga kingara kidekora ariko nanjye sinarindi mu mavuta bahita 10 tutu ukizamuka ni 10 tutu nshyashya niho bakorera nshyashya kuri uyu muhanda w'amabuye uzamuka kuri Baoba bari kubona niho tuba twicariye ari positive umanuka Nyakabanda bari kubona hanyuma mukada hano turi ni kuri Precision TV tunabibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana zino breaking news amakuru agishyushye twe duhita tuyakugezaho hari ubufasha cyakukwaka yego Banyarwandakazi nihaye icyumweru cyo gukora tour hano mu gihugu ndahera kuri channel zose nagiye mpereza ikiganiro none ndagera no kuzindi z'aba legend wabona umwe muri nka bane bakomeye yaba Gerard ari mu mbaka yaba Pizzo ari mu mbaka yaba Jarasi ari mu mbaka yaba Emirene na Sabe bose bari demaritse ndakuramo nka chene ebyiri hanyure tumene vuba yangiye nko kwa Sabe nkamubwira ati n'ukuri karari icyo yaragukoze Yesu agatabara shaka tugiramo tugakoma tukazana ibyiriyeje ase n'amakuru y'umuntu bita djtoxxyk uri kumva reka nze mbinyuremo nkavuga ngo nanjye ndashaka ko nazanza mu bavandimwe nka Bomora nkagira gute yaba Precision TV King Cadence irasobanutse yaba Jalas Official Cadence irasobanutse ariko nanone akaba hari nanjye YouTube channel yanjye abankunzi bayita Venus TV iyo Venus kuba hanahakura abantu none twatuntu dusotse nijoro twatuntu dusotse mu ruturuturu nge nkahita nturekuriraho mugende kwitegura kujya mu bifire y'idemaritse ku buryo mutangira kuzamuka mu mavuta Venus bisobanuye ikigirwamana cy'ubwiza nyaboneka twe tugendana n'urukundo dore ababyeyi batwise ba rukundo dusapotingane ariko King mfite akarima kanjye nkajya nze tugaheshanya umugisha ko nta umenya aho bwirageze nta muntu ubuze ngo uyu muntu wamukenerera hehe wa muntu ejo yatambika ibirenge ariko avuga ati nanjye mfite sheni none nari ndimo nkubwira ibya RBA uwitwa Jean Pierre Kagabo yaravuze ati subu ko umwuga nkuhaze nakwema amafaranga ubu nzajya ngenda njye gusaba ikiganiro Swakim w'umwana reka nshinga YouTube channel igihe nshaka gukora comment yenda ku nama y'umushyikirano nitereka iwanjye kwitereka bro ariko ugasanga n'umukire ngo afite ibipangu ngo akodesha abana gahiye Venus TV muzaba muyibona ngo ni Ericoro nza muri Precision muvuga ati nyaboneka sinema gahunda imirongo migari sinemerega anytime irahabwa kayabo na Visit Rwanda iyo muri gukamera ibice nyaburanga by'igihugu iyo abanya-Nigeria cyabatize shiraho caption yo mu cyongereza niyo mpamvu ababaojo baba baramama isi yose ubundi ibintu abanya-Cote d'Ivoire babireba ubundi abanyarwanda barabizi ko kuri Precision TV tugiye kunyuzaho movie ya Danger muri uyu mwaka nta yindi hari filime zabanje amazuru fata projet yishyirema erega nibyo Puisa yavugaga ariko tekereza ko buriya nka Monster yaza kiura na Ishospet ntaba yikubitisha ubusaruto n'ubufrike none wakajya ca hejuru za station yakubita amakiribit
iyo ufashe rega bambere mu bambere harashya niyo mpamvu na metre nzovu bayirwaniyemo yari ya danje baratelepotingaga bagendaga ku yindi migabane baragurukaga bacaga impaka ubu ngubu none yigiye iyo idea rero ahafi Neri Wilson imisago ni miliyoni 100 ese apari ya miliyoni izo zihabwa mwenyewe executive producer none uwo urarebwa n'imbaga ingana gute TZD BJ Congo UG baragusobanukira imanutse South Africa za Johannesburg aguka nubundi twarijanditse jambo ni ryawe tukiraho ngaho hari inkuru nshaka kutunyuriramo inkuru y'umugabo bita 001 ira nkuru wayitumye reka da hano niho hantu navuze inkuru ya djtoxxyk duhera aho ngaho toxxyk ngo bamaze kumenya ko atazagwa mu mezi 6 mbabare cyane inkuru yasohotse ivuga yuko bamaze kumuregera urukiko rukuru cyane erega procedure zigomba gukomeza ariko niki kiri behind nuko umuntu yakoze icyaha aracyemera hari ibyo byavuzwe bamupimye ibyo ngibyo byarakansorinzwe hari ibyo bavuze umuryango watumye umuntu wabo yitaba Imana wamaze guhabwa gutanga imbabazi noneho icyaha mu busanzwe kigenda gute ese abantu ibi bintu bisanzwe bibaho ahubwo akaba kakano ko kuvuga ngo uyu ni umusitari nyabuneka nawe aho urugero fatizo ejo abantu batanabyitwaza niyo mpamvu atasokamo ari kubundi na amezi 5 ukurikirana interview na Pazo yavuze aratuje ari kwikinira za basket ukarabizi nyuma ya amezi 5 oya arasohoka kubera iki kubera ko dufite leta nziza dufite ubucamanza bwiza buragukebura bukaguhana bukagukosora emera icyaha hindukira nibyo byabaga no kubiyobya bwenge ukabona umuntu we baravuze ati dukurikije kesiyo igire rehabilitation center umare iminsi 3 byana tugendane vuga ibijyanye n'ibyiza by'ubucamanza bw'igihugu bakakuraba bakavuga ati ariko mu buryo bw'ubustari wari umari iki gihugu watangiye support uyu toxxyk turi kuvuga umuntu perimeye yaturutse muri leta zunze ubumwe za Amerika nta nubwo we perimeye bimwe bavuga ngo yatwaye tafite ibyangombwa ntabwo ari yo mu Rwanda ni mpuzamahanga Amerika nge nari nicaraniye n'umuntu wayizanye kugira ngo dosiye n'ubundi besude umuntu wamuburaniye ni umupapa w'umudivantiste wa wundi utaranazi n'iby'abastari ngo toxxyk ari ku ruhe rwego ariko ku rubanza arebaho toxxyk ni wa muntu ujya mu after party twahabaye za Rwanda convention za Canada gasoka ibyo nakubwiye ngo dufata urugero rw'itipi hari umuntu ushaka gufatwa bakavuga tuyu na amezi 3 where airways igere hub ugaruke muri cadence ubuse biri uruzima ntahari wewe rero nanone aho kugira ngo umuntu ahita asohoka nanone iga kosorwa neza keburwa ari famille yagwaye imbabazi ari ibizibiti binibi byagiye bikurwa mu rubanza ibi nanone dore supportinga document nanone bivuye Amerika dore umujyo ni nkuko reka nkubaze nk'ikibazo ntago ujya wumva ngo umushoferi ngo yagonze umuntu agapfa wese afungwa igihe kingana iki iyo byabaye atarabigambiriye hari amafaranga atanga kuri famille hari n'igihe atabigambiriye bigenda gute nuvanga umuntu yaguye muri icyo cyatabigambiriye hatangwa ayo mafaranga akabaho guhabwa imbabazi n'umuryango kandi koko bikaba byagaragaye ko uwo muntu yaguye mu ikosa atabigambiriye yego muvandimwe rero yiviriye mu kabari nawe atabigambiriye yumvaga atashya amahoro ya data toxxyk Imana imurinde imurengere icyo twizeye n'ubutabera icyo twizeye nuko ari ababyeyi cyo twizeye nuko nanone nukora ibibi uzabihanirwa ukabibazwa ariko nanone niyo ufite umwavoka mwiza bigenda neza sibyo mfura twigire kuri 001 sasa 001 tumugezeho gute nahereye inyuma gatoya babari witangire neza aho twari twinjiye kuri toxxyk teke yawe ni yihe nk'incabwenge kuri soroba wesifura amasegonda ninjire wowe usanzwe muri sinema soroba ni umujura soroba ni umukene
Soroba nugutwikira filime. Reka je nkumena kurabizi ko hari filime nshyashya agiye kuzana. Ese kuko bivuzwe umva ukuntu bimeze. Nyuma yuko mikakoze ubukwe na aga. Ntago twabonye ikiganiro kuri MI, ntago twakibonye ku isimbi. Ko atabivuze. Kuki bijubu. Filime ya Soroba urayizi? Ndayizi ngiye filime ya Soroba. Sifura amasegonda. Hanyuma sifura twikomereza kano kanya tuvugana. Soroba afite filime yitwaga Kweto. Bayitege. Ni filime igiye guca ibintu bigacika. Soroba uramuzi arategura. Ikindi dukomeza, Soroba ntago ari umujura. Soroba ni umujene ufite amafaranga, ni umujene wakoze ibikorwa abanyarwanda mwarabikunze. Izo za The Forest mwarazibonye n'izindi nyinshi agaragaramo. Soroba ni produit ya Mitsutsu. Nawe undi witwa Mugande. Yego na Mugande. Wibuke produit za Nyakso nizihe? Produit za Nyakso umuntu wa mbere mwita Puisa kabisa. Wa kabiri akaba Kiramana. Kareka mbabari. Azi ko Puisa yatangiranye. Umuhungu wagiye hanze bita Prince uramuzi. Hera kumbaka Prince. Yego. Sijya cyakubwira se. Kwa Vice Ambassadeur sha. Azi ko wabyibagiwe. Uzi ko ngo akubura Prince yakanze. Ngo uwitwa yahinduye amazi. Hera kuba legend. Uhere kuri Nyakso yidemarika. Uhera rekiritwa kuri Afrimax. Azana ibikura nkoti bikomerezwa. Bamwita Nyakso uwo ngo hanyuma ukamenya produit zabamenya ugahera kuri ba ketchup basore bakanimba bande abo nabantu biteretse umukadansi bameze neza papa sava dig ke papa digital uramuzi akujibona yuko atajya no umvaye undi ndibati wese twamubara nka produit ya papa sava kukoreka no aba bafofo bandi menya produit zuwitwa Clapton uhere kuwitwa Rufonsina buriya Nyambo nawe mubarira muri produit zande za Clapton. Oya Nyambo barizwa muri witonde kwa Kiramani witwa. Oya mbabarira. None ari mu muturanyi yari yarageze. None se wakemera yuko bari none se umuturanyi se yagaragaye mu mbere. Nyambo? Oya Nyambo yagaragaye muri filime ya Kiramani bwa mbere. Ni nanjye wayishutinze. Bwa mbere Kiramani agikora za boro za gisirikare. Ko nuza ari uwa Clapton Nyambo. Ahubwo bayisha nabanyakso. Nyambo nuwande. Ese no wumva ukuntu aho se twemeranyijwe abanyarwanda baratubwira. None ngambwira Mikinu wande. Mikinu wa Kiramani. Kuzi ko wabyibagiwe. Ntuse nibagirwa ibikirega ibyo byose amaproje arahari. Harahari. Amaproje ari hanze bura Kiramani n'ugenda ubabwira ati igihe kirageze. Umva uko mbibona. Witereke. Umva uko mbibona. Regara harimo akaboko ka Grand Frère Bunduki. Kenda gace. None se uwo Bunduki ntago ari nge wari watanze passe yo kugira ngo Sokrata muhuze na Bunduki. Ariko nubwo yaciye muri Big Mind mu bambera muhuje na Kiramani ahantu yawe akizina ni kuri Regis. Hariya n'ubundi yararimo atarateka ingano v'abanyambo bande barimo barufonsera ariko nanone kuri kwa Regis n'amapranka n'urukundo biramutemarika kajya nahabwa agaciro aza no kuva kwakira agumana na Regis mukuru. ubundi kuntu bari barapanze ibintu byabo barasupportingana. Uyu munsi n'abasutinze kwa Regis uyu munsi bari kwa Kiramani undi munsi kuri cyo bari kwa Nyambo. Nukuvuga ngo rero bo imbaraga zabo zizamukira rimwe. Ahubwo nihe umuntu aba yaragiye akubita ibikorwa bikagaragara. Nizihe filime zakunzwe nka My Heart urayizi, The Spy urayizi, izo ni filime zirimo Nyambo man zarakubise. Nuvanga ngo ikintu kigera Nyambo bakavugwa ko ari ubwiza ngo bareba ngo atazi gukina. Ako witonde biba hari n'ubwiza nabwo bwawe yatubwire nawe uri umudirector wasanga nabizi. Gusa nago nanone umuntu nago yaba ari ubwiza gusa ngakore projet ya filime imwe ibe success akore projet ya kabiri nuba afite filime nshyashya yatangiye gusohora. Erega igikundiro kiruta ubuhanga. Imana yagusize igikundiro yagusize ubwiza. Imana uri Salomo yaguhaye ubwenge. Ubwo twakimanukiye mu nkuru ya 00 rimwe ukayimanuka. Ese shabari aba Vuzanduru shabirirwa basebya brand ebyiri zikomezi pressing igihugu ugasanga ngumwe ubu rero dufite ibifi no kuri tujye twemera umuntu w'igifi nimba dumba zakarira temere nuranyandagaje kandi nukori any movement ndakumenagura icyo kintu akagiteguza akakivuga tujye tubyumva akanavuga bukana cyemere nutajya wisobanura udasaba imbabazi akajya muri The Choice
ubwo kandi yari afite platform ubundi ko atagiye kuyi ngo asabe imbabazi akajya djtoxxyk ati nsabye imbabazi bisone ko ari amabanga akomeye Dumba afite Mirene ngo hari n'umuntu waje kumureba kuri airport w'igitsina gore ngo aramubonye aravuga ati si we nakekaga byo nibiri kuvugwa Dumba ngo afite imyambi yamuteguje ndarahaba araza ati Philipita nsabira imbabazi ati mbabarira cyane nimba Dumba yarakoze ibintu muhereza indabo nimba Dekate yarakoze ibintu muhereza indabo nimba Philipita yarakoze ese ubwo mu bapiyoniya batatu bari mu gihugu urambwira ngo Mirene ntarimo reka bayago bagiye kuri decadence kandi ari we wa blessingaga abahanzi abahereza amafaranga bajya muri studio no kubazamura bambera ugasana niwe wabademaritse niwe wabashakiye ubufasha ibyo bintu tujye tubimenya ariko consistent imyaka 10-15 niyo mpamvu Philipita ari imbaka niyo mpamvu Ankostin atabarutse gikada bakabatereka nivire ntago ari mu buzima agiye neza sezera akazi ni byiza byataye niyo mpamvu Papa Sava ajya ku celebrate imyaka 30 muri game abayobozi bakuru bakaza bakamushyigikira ejo nabonye bari kubaza tujye tubyumva bari kubaza Gitoko ngo wowe nguri kuyihe timu ngo hagati ya timu B ngo na timu Bruce Melody hase abanyamakuru neza mwabuze ibibazo nk'abo umuntu afite ibikorwa urabura kumubaza uti video ya kabiri urayidukubita ryari nk'umuntu uri kubona ikibuga cyaragusiza abana baragutse ibukana Christopher arabivuze uko muri guha full attention kuri aba bahanzi babiri hari izindi impano zitari bugaragara hari abandi bantu bari bubitikiriremo twabonye ama IP abari Airways hitinga n'ibihumbi 200 ni ikibazo ba Juno baguye hasi abantu bose bari gutaka ama views byabaye ikibazo Arine Sano wafunze imyaka 5 utamubaza indirimbo ya miliyoni kandi agasezera bugace ati ndagarutse depression abarura umuntu aho ziko depression iyo man asezeye kangahe Arine Sano birababaje twari turi kuri legacy y'abantu rero aho niho ninjira kuri Dekati nawe nubwo yagira decadence ari ku rwego rwe rurasobanutse yabomoraga inkuri gafata staff amazimisi ari kubomora umuntu 001 amubomora mu buryo bwa kidanse yego avuga ibintu bikomeye aho niho mvuga ati tujye dushyiramo ubwenge mu byo tuvuga tumenye umuntu urwego ariho Melody avuye mu nama y'umushyikirano ari kuvugira aba YouTube aba content creator ayiji Dekata yigira guhemba ntago mwirirwa ku live ya TikTok ngo mubone umwana w'intare ko narabona yazamuye mubone roza abo batumba si roza ba Godifat uwo Melody wese uri kujya kubavugira we nta ntarashaka iyo bayimuhaye nta koma yomba ati mwidishye ako kuri TikTok abo babushari ntago ujye ubumva bavuga ati narimburaye ntabara bagisati nabara none niyo mpamvu rero umuvugizi wacu ari Bruce Melody uramwandagaza uramumenagurira iki ninde uzatuvugira mu mushyikirano ko basikovi ababa babutse ariko nanone byamenagura muri no mihanda biri kuvugwa oya byamenagura byo none se ariko King tujye tugenda ntago umuntu ngo kuba yavugiye aba content creators niba hari ikintu kitameze nta nkuru wabonye ivuga ko Melody yageze agacanga mu kirwa akagira ibibazo byo mu mutwe akajya kureba umuspsychologist muri leta zunze ubumwe za Amerika ndakubujije cyane warayibonye ni wayibonye iyo nkuru nayo ndabona ngiye nose agiye kuba nta rindi jambo mvugira agiye kuba nayifashe ngira iyo nkuru ahantu hose fungura ikinyamakuru ushaka ujye ku Gihe ujye kureba MI ujye ku Isimbi TV Bruce Melody yagaragaye ajya gucekinga indwara yo mu mutwe nyuma y'agahinda gakinduye goki iyi nkuru ni kimo fungura igitangazamakuru icyari cyo cyose ninde utabizi iyo nkuru bro ntago iyo nkuru wayisomye none se wabibwiye King ariko King wambangira ngo ngiyewe ngiye muri sinema reka da ntago twabyihorera kubera Dekate yaraje aramumenagura aravuga ati agera haravuga ati wowe ntago womonganye ntiwataye urugo mama yake abana nibagukumbuye mama yake uburwayi kanseri uwo si Dekate simbonera none si bigwi bye erega ni nka kuriya witwa Taifa ubwo magero dutanga ingero mu bisata iyo yatewe iteka na Karenza muri Kirise kuri radio 10 akageraho bakajyana kuri Fine FM kuri 10 babirukanye ari ikibazo gikomeye ubu se wa mbere ubumumenagura ngo gafaranga ese none yavuze ngo SKFM igiye kugurishwa bugacya tukabona harenza amezi 3-4 itagurishijwe utekereza ko abadasebye
none se Dekati kuza akavuga ati uyu muhanzi blessing igihugu ejo bundi nibwo yamenaguraga Tiger bugacya yabuze ikintu avuga yabuze yacira n'ayamira baburetse yabuze yacira n'ayamira byarangiza bugacyo akaba yatangiye kumusebya agera aramutega iminsi umva ukuntu umunyamakuru uzajya umwubaha umunyamakuru areba kure iyo umenyere mu bintu agera aravuga ati indirimbo yawe yitwa Pompom ndayivumye nta miliyoni 10 izageramo ubu ngubu bayizirikiye kuri 6,400 yemwe mwabagabo mwaho bahababoheye abagabo mwaho barahababoheye yabo ka miliyoni 120 kongeraho media tour yakoze za Kenya za Uganda za Tanzania ongeraho agakeregeshwa yahaye Chibudenga ongeraho tour yo mu Rwanda arifitemo uburenganzira kubira iriya video yaraheze kuri zira miliyoni yarayanze iyo bagiye mu Bugande iyo ubwabye video ijya gukorwa twabonye inkuru ngo Pompom ngo Melody agiye kuyikora icyo gihe bwarakeye tubona Diamond yibereye mu Bugande yabacitse abataye Tanzania ari kugendera mu ndege na Debeni aka Duway mu Bugande hejuru y'ikirere na nyuma yaho bivuga ko bamuhaye amafaranga yo kwamamaza bugacya bakamubura bakaba ibyo bitakwiyemera none kugeza ubwo wayi bodaboda iguye 30 noneho ngo Pompom ngo yaheze kuri zingahe kandi ubwo Pompom imaze amezi 2 hari indirimbo cyashya uwitwa Diamond yasohoye imaze ibyumweru 2 iguye miliyoni 5 bamwita nakora iyo yijanditse mu ndirimbo 001 nukuvuga ngo ushora miliyoni 5 ntizina hitinga miliyoni 10 ese ntabwo ashaka views ihitingi miliyoni ko yashimye kandi papa se ukorana n'umuhanzi nk'uyu kwari kugira ngo tuzamure views byibuza akubite nka miliyoni 120 byibuza ku ino ndirimbo aca gahigo yahitinze 10 yahitinze 15 ibi nibyo The Ben mu ndabo yavuze ngo bashora bahomba umuntu navuga ijambo ry'uryubaha uryanariza uritega iminsi hanyuma twikomereza turacyaraho none nanjye ndinjira gikada nza gusanga Dekati wadusebereje umuvandimwe blessing igihugu uzazamura umuziki ku ruhando mpuzamahanga ufite Karafu Generation ufite indirimbo iri hiti indirimbo ya mbere yakoze yamutwikiye bayita Catherine iyo ngiyo yari ifitanye isano na mama yaka nimaze kurebwa na views nyinshi z'abantu miliyoni 15 indi yari korabo ni Food twa miliyoni 30 iribarirwa Element yayiba tayiba ni ya indirimbo ye platform ze ni uri mu nyungu iya Melody yarebwe n'abantu benshi ni 15 kokomero ukoranye na Diamond ubuze na Ven ubuze Kenza ubundi se ko ari akamashini kagura yaje kugura ikibazo rero ntago byumvise nyuma y'imyaka 3 zirahuba zibanza yadukizwa n'ikiroro kabyara ese views naza shaka nza gucukumbura nanjye nsanga hari ibintu mu ngingo enye Dekati yavuze nza kumva ngo ebyiri ngo saba ari izanyazo mbabarira cyane wakawo hanjye aravuga ngo hari uwimukiye ahantu bita Masaka arimuka ese ibyo bintu koko kimasaka fura zanjye ubwo kandi uwitwa Nyamabondo uwitwa Jitafu uwitwa Yakamwana uwitwa Nzovu aherutse kubatumira ngo bajye kumusura ajya mu nzu itari y'Ikanombe nabo baraza barabivuga nonge nibazaga ikibazo aho mwagiye gusura hari abana bakinaga mu nzu mwabonye uvuga ataho gusebya umunyamakuru Dekati wagenda gake Dekati yageze ararengera n'iby'uburwayi byose arabivuga avuga n'iby'agafu aya gafu toka shitani iriya The Ben waje no mu gitaramo agahita afata ubugara akabutumura hejuru wazanye ngiye biriya bintu narabirwanyije ubwo kandi bikagendana ngo wahoze ari manager ngo Mike ngo hari ibyo sha ngo murumva ngo mbwira uriwe uwo mugendana ubwo ngo niyamwirukankaga inyuma nyumvira kigomegome ubwo kandi arajya kwa Emirene bakabimubaza ngende twigarukire ku burwayi ngo burango Dekati ibintu yavuze ngo nibyo
ibintu Dekati yavuze nibyo kuko hari amakuru avuga nawe surabizi hari uwimutse hari n'uburwayi burwayi bwo gutya bwo ku myanya y'ababyeyi aho bonsereza. ariko muri abagome none si ibintu byose biravugwa. ariko se warebye umuntu ikintu atumari muri rusange? ese warebye icyo amariye igihugu? ese warebye idarapo atwara? ese ko nta gahora gahanze? ese ko inkoni ikubise mu cyebu yirenze urugo? none ubwo abagome bakaza kumusebya ngo The Ben hari content Osimari tajya gakora hakaza genge iri hariya ngo n'indi genge iri hariya ngo ubwo ngo ikintu ngo ya The Ben ngo irushije ngo Melody Pamela ngo boom none we ngo bakahita bikanga bakongera ngo bakagaruka ngo icya kabiri Pamela ubwo Pamela ngo ibyiza bya The Ben ngo bakoze ubukwe ngo babana mu buryo bwemeranyijwe n'amategeko ngo Melody yavuze ay'ubukwe umva abagome b'abafana ariko aba banyamakuru bikazemo amatimu ngo kandi ngo ntiyamwereka ngo ntago yagira uri kumva ndayumvira kigomegomesha tekatagera haravuga hejuru atati waje yashyiremo mu Buhinde z'ibihumbi bigera muri 6 by'idolari ngo abana ngo nibamuheruka biriya si ukwandagaza yirirwa rekura ama challenge noneho bari ku mapiano bari guca impaka uziko abana ba Melody bigaga Cambridge system ariko nanone bikavuga ko umusitari wese n'ubundi kuboneka mu rugo yabigoye bitewe n'akazi icyo tukibuka kagenda kirarira mu mageti iminsi ngahe ubwo noneho ngo bamushinja mami ubwo we noneho ngo yamushakiye poste ngo ni ushinzwe branding y'imyenda ya 001 ni uyishinzwe ushinzwe amasoko ni bande baguze imipira ni bande banditse ku makanete ni bande banditse ku matase y'ibyayi za 001 brand iracuruzwa gute nyabuneka ya majezi y'amavubi ya 0 ngo ubwo ngo ni ubishinzwe kandi bajyana mu Buganda ugasanga we nibamushyize mu mashusho bakishyiramo bwiza ariko icyo yahuriye nacyo mu Buganda yari imbwiri kumoka pe ngo bamugejejeyo ngo bamukora icyo bita yarabweza none abantu bazaga bavuga ngo nyabuneka ngo hariya ngo wibuke ko havukiye ari The Ben abandi bakavuga ngo wibuke ko Melody bamujyanye mu cyaro koko Dekati mu bintu bine yavuze bibiri sibyo nugusebya ngo ibindi bibiri ngo ni karabutaka king nuko muvuze inkuru iravugwa hano hasi mufatirane n'uwa mubresinze akamuha Brabasi nawe atari mu maboko ya data mumufatirane na pompomu yemwe mwabagabo mwe aho miliyoni 6 nabagana ne bazi baboheyeho muri abagome yemwe mwabagabo Bruce Melody ngo mwaje gusanga ngo yaragize ikibazo cy'uburwayi bwaho navuze akajya gucekinga umuganga muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko urumva ubwo burwayi ese yemwe mwabagabo mwe ubwo burwayi babo bukwambutse ndege papa